yego nukuri nta kintu kirokoka mu isoko harashya pe nyamwoto ahubwo ni gukubita abantu bwakeye nanone muraho murakomeye mwaramutse neza twizere ko meze neza Bujumbura nanone isoko rimwe hano rimwe rirashya rirakongoka ndabona hari abarundi bari gukubitwa kiboko cyangwa se igiti ubwo ni mu rwego rwo kugira ngo hari bakora ubutabazi isoko riri gushya nirihe tugiye kubireba makuru yacu turi live mu gihugu cy'u Burundi abarundi ba mbere batangiye kumbwira bati buri gihe amatora agiye kuba biba bigomba kugenda gutya bati ni ibitambo simbizi wenda ubwo abarundi abonye Burundi ndetse n'ububirigi umugambi ugikomeje umugambi ubwo ni umugambi wo gutera u Rwanda ariko bamwe bati ese ububirigi ko bugenda inyuma aho ngabo bukavuga buti twebwe rwose reka ntago umugambi wo kuba twatera u Rwanda rwaterwa turi inyuma atari kukabona ububirigi n'undi ukomeza gupushinga Uburundi ariko aho nanabonye kuko ubwabyo ukugira ngo wumve uburemere bwabyo wumva uburemere bw'uburyo bw'ubuhanamo wari wumva hari isasu wenda rituritse ku butaka bw'u Rwanda ngo isasu rimwe gusa rigende mu Burundi wari wumva Burundi ibyo byose bavuga mu matama hari isasu ryagurwa ngo rizerwe mu Rwanda kagiseke urugero yaravuze ati geri muntu nora nzabafasha gutera u Rwanda ariko niba ubyibuka hari never yarabivuze ariko never yego wibuka ko yashishikaje urubyiruko gukuraho ubutegetsi kisekete ndayishimiye yagendeye mu inkweto za never ariko icyo kintu nicyo kintu abantu batajya bandestandinga ku muntu witwinusa ku rwego rwo kuvuga ngo ndayishimiye ntashobora kurota avuga ngo ngiye gutera inkotanyi icyo rega turacyemeranya ahubwo ni ukuvuga ngo agende mu mutaka ngo watsisekedi kandi niki n'abasirikare b'u Burundi aho kugira ngo bamwumvire nubwo ari we mugaba mukuru w'ikirenga wabo ababwiye mu byo gutera u Rwanda bemere bakwemera bakamurasa ahubwo gasigara barwana iwabo aho kugira ngo biyahure ku bubirigi ari nacyo kintu nabonye bavuga bati ububirigi ati ni nko gushora hari ukuntu ushora umuntu wowe ubwawe ukaguma wigaramiye uti inosa nimushora ingaruka ziramugeraho ati nabo bazi ko gukomeza bamupushinga bamwereka ko bamuri inyuma ati ni nko kumuyobya kugira ngo bamute mu mutego atari ku mutego ukazamusandaza ntabwo umutego yawugwamo nawe kose umwana kuko arabizi neza ibyaramubaho aramutse agiye kwijandika mu ntambara yego nakubwiye ibijyanye n'ibihombo financially ashobora gutakaza ubuyobozi ashobora kwabura ubuzima kuko intambara ntumenye ibivuyemo no sabavuga ko ububirigi bushobora kuba ari nk'umupango bwakoze wo gukusanya amabuye Never Avenue Republican Demokarasi ya Kongo rukamuha uduhenda abana cyangwa se rukaba rumushuka ruti tukuri inyuma inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho abonye Burundi ndetse n'ububirigi umugambi ugikomeje umugambi ubwo ni umugambi wo gutera u Rwanda ariko bamwe bati ese ububirigi ko bugenda inyuma aho ngabo bukavuga buti twebwe rwose reka ntago umugambi wo kuba twatera u Rwanda rwaterwa turi inyuma atari kukabona ububirigi n'undi ukomeza gupushinga Uburundi ariko aho nanabonye bamwe bati
gutera u Rwanda ati ni nko kwiyahura ubundi babigeranya no kwiyahura ati dutekereze ko ibingibi ari ibivuga ati ariko ndayishimiye atatinyuka gutekereza iki kintu kugikora I'm sorry kandi nkusore mvugo apana kugitekereza kugikora kugitekereza ko yayitekereza yego yamvuze kugikora nayanjye nibeshye ariko kugikora ni ikindi kintu yego ko buriya iyo abantu bari kuvuga ngo intambara ngo Burundi bwatera u Rwanda ni nko kuvuga ngo u Rwanda rwatera Burundi yego hari amahame agenderwaho cyangwa amategeko mpuzamahanga akumira ibibazo nk'ibyo icya kabiri ibihugu biba byubahana kuko ubwabyo kugira ngo wumve uburemere bwabyo wumve uburemere bw'uburyo byubahanamo wari wumva hari isasu wenda riturutse ku butaka bw'u Rwanda ngo isasu rimwe gusa rigende rw'i Burundi wari wumva Burundi ibyo byose bavuga mu matama hari isasu ryagurwaho ngo rize rwo mu Rwanda iyo wumvise ngo P5 FRN bateye baturutse mu kibira wari wumva Uburundi bukonfirma ngo buvuge ngo yego bateye baturutse turabyemeye turanabafite babirinda ku ibyo byaha babirinda ayo makimbirane hagati y'ibihugu yego Uburundi ni igihugu gifite n'igisirikare yego gifite n'ubuyobozi u Rwanda ni igihugu gifite ubuyobozi n'igisirikare ariko uretse ibyo numva ku mihanda wari wumva umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi avuga ngo twebwe turi tayari kurwana na RDF wari wumva umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda avuga ngo twebwe twiteguye kurwana n'abarundi ku Karubanda so ibyo rero byo ngo Ububiligi ngo n'Uburundi bashaka gutera tubifate nk'ibihuha nka speculations nka Giseke urugero yaravuze ati geri muntu nzabafasha gutera u Rwanda ariko niba ubyibuka hari never yarabivuze ariko never yego wibuke ko yashishikaje urubyiruko gukuraho ubutegetsi Giseke ndayishimiye yagendeye mu inkweto za never ariko icyo kintu nicyo kintu abantu batajya bandestandinga ku muntu witwa Innocent bati ugaragaza nkaho Perezida Neva agendera muri umbrella ya Tshisekedi ati ariko nanone ukibagirwa ko ari perezida ufata ibyemezo ku giti cye umbwiye ngo yagende mu mutaka wa Tshisekedi waba ushaka kumbwira ko ibyemezo byose abifatirwa na Tshisekedi kandi ibyo ntabwo ari byo ese perezida ikomeye yego nanjye vuga ngo inkotanyi ziratinyitse ariko sinabona nabeshye ku rwego rwo kuvuga ngo ndayishimiye ntashobora kurota avuga ngo ngiye gutera inkotanyi icyo rero turacyemeranya ahubwo ni ukuvuga ngo agende mu mutaka ngo wa Tshisekedi kandi niki n'abasirikare b'u Burundi aho kugira ngo bamwumvire nubwo ari we mugaba mukuru w'ikirenga wabo ababwiye mu byo gutera u Rwanda bemere bakwemera bakamurasa ahubwo gasigara barwana iwabo aho kugira ngo biyahure so icyo nandi kubwira icyo kintu uvuze nicyo aho numvaga ubushize ni VN numva arabavuga bati u Rwanda ntago dushobora kurutera ati ntago twarutera ati ibyo byo rwose ati ni inzozi ari umuntu ndi kubivuga rero amugani wawe uti aho kurutera bakirasa bakwemera bakarasa Evariste Ndayishimiye agapfa bagashyiraho n'umuperezida ese ubundi ni izihe nyungu abasirikare bundi bazakura mu kuza kurwana mu Rwanda uretse kuhapfira bapfiriye muri Kongo baza gupfira no mu Rwanda Evariste Ndayishimiye we ni izihe nyungu afite zo gutera u Rwanda intambara gasa irahenda cyane ubwabyo kugira ngo gusa tuvuge ngo Ndayishimiye ararwanya bene tubwafasha akarere kamwe nka Bugesera akarere gusa kamwe mu turere 30 bishobora kumutwara bije y'imyaka 5 Burundi bakariye nize nyungu zafite mu kuza mu Rwanda ikihari Ndayishimiye n'umuntu uri kubana n'agahinda is frustrated kubera yuko yabonye ko ibyo yifuza gukorera mu karere gupromotinga ideology y'urwango n'ibindi na ideology ya hutu power itakunze ibyo bintu rero bimurya ahantu yego hari ikintu uvuze ukomojeho ku Bubiligi ari nacyo kintu nabonye bavuga bati Ububiligi ati ni nko gushora hari ukuntu ushora umuntu
wowe ubwawe ukaguma wigaramiye uti inosa nimushora ingaruka ziramugeraho ati nabo bazi ko gukomeza bamupushinga bamwereka ko bamuri inyuma ati ni nko kumuyobya kugira ngo bamute mu mutego atari ku mutego ukazamusandaza. Ntabwo umutego yawugwamo nawe ko umwana kuko arabizi neza ibyaramubaho aramutse agiye kwijandika mu ntambara. Yego nakubwiye ibijyanye n'ibihombo financially, ashobora no gutakaza ubuyobozi, ashobora no kuhabura ubuzima kuko intambara ntumenye ibivuyemo. Yego rero izo risiki zose hanyuma ukaba ari nabyo bavuga bati uyu mugabo wenda neva we mu bigaragara byo umubare munini azongera atorwe atari ko nanone kwifatanya n'umugabo Tshisekedi n'uzabihomberamo. Wibuka ko neva ubwo ni 2027 ati yego ati we ashobora kuba ake karenge gashobora kuba byibuze 70% afite icyizere atari ku Tshisekedi we twibuke ko na manda yewe itaragira iki itaranarangira. Reka mubwire rero Tshisekedi nawe uretse wenda kugundira ubutegetsi no kugundira gushaka ubukunda cyane nta gihombo nawe yagira. Yego impamvu ni iyi Tshisekedi manda ya mbere yarangije bari kurya manda ya kabiri. Yego anabishatse yarekeraho kuko n'ubundi yemerewe ebyiri ntawe aburana nawe. Niyo mpamvu ubona ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo yibindi ariko bidakunze ibyo guhindura itegeko nshinga. Yego iyi nirangira azavaho ajya hundi. Tshisekedi nta kinahomba. Tshisekedi nubwo abantu bamwitiranya Tshisekedi yavutse mu mbyeyi ise yabaye prime minister wa Congo. Ise yitwaga Etienne Tshisekedi yari umukire na Tshisekedi ubwe yabaye perezida afite uko yifite. So stepping aside akaba ku butegetsi ntago ari umuntu uzajya kubaho nabi cyangwa se uvuga ngo ari cyo yikanga. Yego kuri neva ndaje mbibuze mu kanya abriye manda ya mbere. Yego yaratowe ndetse anatorwa abarundi barishima. Yego kuko uwo yarasimbuye yaramaze manda yibye nkuru nziza. yagiye kuryana manda yemerewe n'itegeko nawe. uyu munsi wa none buriya muri politike hari imwe ikiri kintu abantu bayirengagiza kuvuga wenda ngo perezida runaka arambye ku butegetsi ngo yanze kurekura ararekura buhende. Reka dufate urugero rwa hafi hano hakurya i Bugande. Ejo bundi Museveni yiyamamaza nimba ukunda Abagande wabwira ngo berwe na Bobi Wine. uyu munsi wa none nuwe Murundi turi kubona ubica bigacika mu Burundi uvuga jewe ndi muri opposition nayo buri gihugu nirihe shyaka kuko buriya kugira ngo ishyaka rijye ku butegetsi rigomba kuba ryarakoze icyo bita grassroots. uvuga ngo mu mudugudu guhera mu isibo FDD Sened irahari, mu mudugudu nuko, mu kagari nuko, mu murenge nuko, mu karere ku rwego rw'intara ugasanga yubatse imizi. Nuwe Murundi ufite ishyaka ryubakitse ku buryo wenda tugivuga n'ahandi wacu mu Rwanda. Nuwe munyarwanda ufite ishyaka ryubakitse ku buryo muri buri murenge, muri buri kagari ko mu gihugu, mu tugari 2,000 no mu midugudu 10,000 iryo shyaka rihari. Ayo gutsindira kuba perezida w'igihugu ntago ari ku kanwa gusa. Bisaba ingufu nyinshi no kubaka ibintu biremereye. Uyu munsi wa none hano ubyuko bamugiye gucaringa perezida Kagame. Uzi ko buri yashatse yanakwihorera abayoboke ba RPF gusa mu midugudu bagakora campaign buri mudugudu akabonamo amajwi 10. Uzi ko n'undi yatsinda kubera iki? Kuko icyama kiba cyubatse guhera hasi kuzamuka kugera hejuru. Uyu munsi wa none rero nta muntu n'umwe mboni Burundi ufite ubwo bubasha kuko afite icyama cyubatse kuva hasi kugera hejuru. Yego ariyo mpamvu nta mpaka twabijyaho n'abashaka babitubwiye muri comments nta wasimbura Rev uyu munsi aracyabafite. Manda ye nirangira urundi FDD Sened izongera igira umukandida uzatama kuko yubatse kugira ngo habone ku muntu uzakura FDD Sened ku butegetsi. Birasaba ko baza agashinga ishyaka akitonda akaryubaka from the scratch akarihera mu masibo mu midugudu
mu mirenge mu turere ku ntara rigakomera akaza bwo none nyuma y'imyaka 5 cyangwa nyuma y'imyaka 10 byibura nayo ngiye guhanga na FDD kugira ngo tujye ku butegetsi bw'ishyaka ryacu. Uyu munsi wa none biragoye ko buriya ntimuzagereranye Kongo n'u Burundi cyangwa Kongo n'u Rwanda. U Rwanda ni ruto n'u Burundi ni rutoya. Kubyorganiza ibihugu biba byoroshye. N'abayobozi buryo biraborohera kuba organized. Aho muri Kongo hari n'uturere Giseke natazi mu mutwe we. Kubera ubunini bwaho. Hari n'uturere minisitiri w'imari atazi niyo bakoze bije yo kohereza mu turere ishobora no kutanagerayo ntamenye gutanagiyeyo. Kubera ubunini bwaho, kubera kudatera imbere n'ibindi. Ibi bihugu byacu rero twakuba ko ari bitoya administration structure iroroha cyane. Niyo mpamvu ushobora kubyuka tukamenya ibibereye Rusizi, ibyabereye Bweyeye, ibyabereye Gicumbi, twagize joke byamenyekanye. Uzi muri Kongo kugira ngo bakore joke byibura avuga ngo bakoze joke gitondo kimwe. Muri buri karere ka Kongo barazihuje kugira ngo bahuze bakore urutonde byavuye muri buri karere byatwara icyumweru. Kubera ubunini bwa Kongo. Yego. So ndayishimiye rero azongera atambuke ni ihame. Ariko kuvuga ngo Giseke ndazaba bihombeyemo byo simbyemera. Hago Giseke ari kwirira manda ye ya nyuma. Kimwe nuko ashobora kwiyongeza ntawamenya. Kwiyongeza n'ubushake bwe ibyo nakubwiye. Ariko uyu munota nonaha we yatsinze igitego cy'umutwe manda zaraziriye nk'umutwe wishwe ubu ngubu mu gitabo bitabo by'amateka yo kwisi. Niyo wajya kuri izi za AI ugasecinga abantu babaye aba president ba Kongo Giseke izina rye ririmo. Kandi Giseke kuza muri politike kuza gushaka kuba president nuko yarazi neza ko papa we yabishatse akabibura yaraje kuzuza inzozi za papa we kandi yarazujuje. Nabonye na Rugaba ati ntituzemera ko u Rwanda ruterwa na Ndayishimiye ati tuzarutabara. N'amagambo ya Rugaba niba umuzi. Colonel Rugaba muri twirwaneho. Yego. Urumva okay. Ko bigusekeje? Bambu bisekeje. Ahantu Colonel Rugaba aba kugira ngo havaze byibura yegera umupaka w'u Rwanda. Ibyo byo bivuga kuko nago umuntu kuvuga ngo ntiyakideplasa ngave aho ngaho. Ni kure. Ntabwo yanyira hari hayoborwa na FARDC icyo ushatse kuvuga. Icya kabiri afite urugamba ariho nawe rutamworoheye. Kwirwanaho bari kwitera za drone buri segonda, bari kwica inka, bari kwica abaturage. Urugamba afite ubwarwo ntiyaruta ngo avuge ngo agiye gutabara u Rwanda kuko u Rwanda ruteye. Yego nanjye gukoresha ijambo rero mvuga ngo u Rwanda rurihagije ntiruzakenera izo support kandi nako kuri. Sintekereza ko u Rwanda rwakenera backup ya twirwaneho cyangwa backup ya M23. U Rwanda rurihagije. Siko kuri se. Wenda abantu bashobora kuvuga ngo turi gucinya inkoro cyangwa turi gushimagiza ariko turenga amateka ya RDF nayahe. Bagiye muri Mozambique turabibona. Bagiye Central Africa turabibona. Bagiye Darfur turabibona. So iyi experience rero itwereka yuko bihagije mu bijyanye no kuba batabara igihugu. Ariko n'ubundi abigarukaho. Sinshidikanya ko Ndayishimiye mu nzozi afite uyu munsi cyangwa mu bimuteye mu bimuraje ishinga gutera u Rwanda ntago birimo. Ntago mbishidikanya ntago birimo ibyo. Ariko none ntanduri vugira ubusa burya ku musozi nta burya abantu 2 3 4 5 10 bavuze ku kintu twanakibaza tuti eske kubera iki kintu gikomeje kuvugwa nta none kuko niba umuntu yicara agakangurira urubyiruko rw'u Rwanda gukora ubutegetsi ibyo byose kubera iki tutavuga ko mu bivugwa binashobora reka mvuge binashobora kuba ari n'ukuri byo byashoboka. Sinshidikanya ko Ndayishimiye acumbikiye baduye u Rwanda barimo wenda abayobozi ba FDLR, izo FRN, P5 ndetse ko hashobora guhera n'inama zitandukanye zigamije imigambi mibi ku Rwanda. Ibyo si bishidikanya byo bibaho. Ariko izo ni za nama ziba zikarangirira aho ngaho za zindi bitarya ngo nizo bamotari nizabake. Kwicara ku meza mukaganira mukarya brushete mukumva ko muzatera u Rwanda tujye gushaka amafaranga wowe uzayobora urugamba muzagenda gute ibyo bigasigara kuri ayo meza. Ibyo byo bibaho. No mu nyandiko wenda akaba bifite. Ariko
my friend uterwa vuga uti ubwo bushobozi gasa wenda wari ukiri umwana niko ntekereza nanjye nari nkiri umwana ariko njya mbibona no mu mateka sinzi nimba ujya wumva ijambo bavuga ngo umuntu witwa umucengezi. yego ndamwumva. uretse urugamba rwo guhora iki gihugu inkotanyi zarwanye zituruka Kagitumba ku itariki ya 1 kwezi kwa 10 1990 indi ntambara buriya barwanye ikomeye n'intambara yitwa intambara y'umucengezi. abacengezi baje mu gihe kibi urabona ko mu nkotanyi harimo nyinshi zaravukiye n'Ubugande zitazi u Rwanda zitarametiriza n'iyi misozi n'abaturage bamwe bataranazimva bataranazikunda ariko intambara y'abacengezi bayirwanye barayitsinda. nyuma y'iriya ntambara y'abacengezi nta wundi muntu ushobora kugera ku byo nta wundi muntu ushobora kuzarwana ngo agere ku byo abacengezi bagezeho arwana n'inkotanyi. iriya niyo yari iya mbere iriya niyo yari iya nyuma ku bijyanye no gutera igihugu abasigaye nibo abantu bashipota. hanyuma Innocent bavuga ko Ububiligi bushobora kuba ari nk'umupango bwakoze wo gukusanya amabuye Neva avana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukamuha uduhenda abana cyangwa se rukaba rumushuka ruti tukuri inyuma. ibyo byumva gute? ntabwo ari uduhenda abana kuko icyo yakurayo cyose uko biri kose nka perezida w'igihugu ntabwo ibyo bamuhari ibyo bahagasara. ngeze nkeneye amabuye hariya ni urugero icyo nshatse kuvuga simvuze ngo wowe bazayaguha icyo baha perezida w'igihugu watanze n'abasirikare be ntabwo ari icyo bazaha undi muntu uzagiye bashaka kugodiringa nawe nk'uwo nakwita midomani cyangwa henshimani. ushaka kutumvisha ikibazo cyanjye neza ni ukuvuga Ububiligi bukaba bubukomeza bumupushinga buti tukuri inyuma kugira ngo nawe ayo mabuye avana DRC abe hari icyo yabageneraho. nicyo ndi kuvuga nawe nagiye kugera. yego urabona nimba ndayishimye agiye imbere ya Kisekedi wenda akamuha amabuye afite agaciro $500,000 by'idolari cyangwa miliyoni y'idolari. ayo mabuye uko byagenda kose azashaka isoko kandi Ububiligi uyu munsi wa none aha bumeze nk'ubwatewe uw'inyuma bwakubise taro n'Ubushinwa na Amerika n'ibihugu by'ibihanganye mbega kuri iriya buye rya Kongo. Ububiligi bugeze kugira igihe bugira access isesuye kuri buye rya Kongo. iyo access ntibakigira. yego njya direct ku byo yaruvuze rero kwiyegereza Neva ni nko bakavuga ati uyu niwe mukomisiyoneri dusigaranye turiya dukeba muhaho nk'utwo Kristo duhenda abana tujye dupfa ariko turwarizaho two kuvira mwaho. nabyo birashoboka kuko ntibagifite ububasha bwo kuzongera na rimwe mu buzima bwabo kuzongera kugira access nk'ibigeze kugira kera kubwo umwami Bodowe bagendaga bakicukurira bagapakira indege rwose nk'abakora mu murima wabo nk'abakura ibirayi bakajya iburayi ukajya mu Bubiligi. ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. by'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza. Gasaro TV.